ubushakashatsi ngo bwagaragaje ko inka nazo zigira ababesto zirakundana. none se ubushakashatsi bwakozwe n'inka ngo mu Bugiriki umugabo w'imyaka 28 aherutse kuburanishwa n'urukiko rumuhamya icyaha cyo kubangamira abaturanyi be kuko yahoraga avogera ingo zabo ajyanywe no kwinukiriza inkweto zabo basize hanze. Ubundi bushakashatsi ariko ubushakashatsi bubiri no munsi ariko ntacyo wenda ndakubwira ngo gusomana dukunda byatangiye ari uburyo bw'isuku. Isuku icyo nibajije ninde wasukuraga undi? Amahoro y'Imana abane nawe ukurikiye Daily Dates official. Hari abantu batemera Imana, abandi basenga zanuza zamana nyine zibigirwamana. Se zira nazo ni Imana? Uravuga ngo zamana zibigirwamana se Imana nyine? Iyo bazigize Imana zitwa iki? Imana zitwa iki nyine? Izo nyine abari zibigirwamana Imana kuko ntago abari Imana zawe nyine. Buriya buri wese agira Imana ye, ariko da wenda we nayo ni Imana yawe kuri we. Ariko ahubwo wavuga ngo buri muntu agira imyizerere ye. Imyizerere cyane nyine. Oya nyine avuga ko bafite uwo yizera nyine ugafite nkuko hari n'abantu basenga Imana imwe ariko bagira imyizerere itandukanye. Byose ni imyizerere. Tubashimira. Ejo nabonye nkuru umubyeyi ngo muri Uganda ngo afashe umwana w'umuturanyi ngo aramwihererana ngo mugaburira amazerano ki muri Uganda yahise akatirwa n'inkiko. Amazerano ki ubwo wayumvishe? N'uruhinja rurumva ya fumbire mvamabuno yari yayakaranze. maze yamuzizaga iki umwana noneho n'umuturanyi yari yayakaranze yaratogosheje. umwana se yari se yarishije ubugari ubume barakwiye mwana. Ariko hari inkuru numvise kumva ngo umujene ngo abaga afite ibiceri nka 6 akagenda ari umusore. Ni inkuru numvishe ngo akagenda aca ku bana avuga ati akira 100. urashaka 100? urashaka irindazi? Ati yego. Ufite ikintu kimwe ugomba gukora. Ati iki? umusore urubyiruko rwa Kagame agahena akabumbura ngo umwana mukombe mosha mu kibuno amuha 100. yabayeho se? Yabayeho nyine kwiki unizo guko wakabisha njyewe arenzo uwo mugore arenda kuri uwo mugore aho kurya wakomba bro. aho kurya wakomba ibaze gukomba nguko oya aho kurya wakomba ariko ibaze none se ako nta cyiza muri byo. aho gukombiro naho kurya ikiro wakora iki? ashwe kereka ari ugupfa nyine n'ubundi. Oya ufite amahitamo abiri kugira ngo ugire ubuzima. Nyine urabyumva igifite risk nyine nicyo ngicyo. Nyine ni ikihe cyoroshye wakora? Byose ni bibi. Nyine ni ikihe cyoroshye wakora? Nta nacyo icyo kintu cyaba ari ikihe gito. Ubwo wapfa? Iki? Wapfa? Aho kugira bakubwiye ngo icyo kintu ntacyo cyo gutuma mbikora nkomba hakugura kubyumva. Ni umva bagugitishijemo ari ugupfa. Urumva ari ugupfa. Nutabikora uri bupfa. Aho gukomba no kurya wakora iki? Nsurumva iki gifite risk nyari ki? Ntugukomba. None nyine ubwo nicyo wakora cyihuta. Asigaye abantu rero binzanga. Nguyu ngo yahamijwe icyaha. Ako nabo waruvuze nabo ninzanga. Bose ni inzanga. Na wa mugore wagaburira umwana ni inzanga. N'uyu ni inzanga yahamijwe icyaha cyo gukora ivogera ingo z'abandi ajya kwinukiriza inkweto. Baramushinja kiramuhama aranakatirwa.
azirigezo ngo mu Bugiriki umugabo w'imyaka 28 aherutse kuburanishwa n'urukiko rumuhamya icyaha cyo kubangamira abaturanyi be kuko yahoraga avogera ingo zabo ajyanye no kwinukiriza inkweto zabo basize hanze kugira ngo zijyemo umwuka mwiza. Abantu nyine bazisigaga hanze inkweto babaga basize hanze cyane, akaza agahera ku ya mbere yinukiriza akagera ku ya kabiri no ku ya gatatu akigendera, ariko kazi kamuzanye. Uwo mugabo utaratangajwe amazina yatawe muri yombi urumva 2024 nyuma y'uko umwe mu baturanyi nawe mu gice cyitwa Sindosi, ubwo ni za Sindosi, za Sindosi mu birometero 15 uvuye mu mujyi wa Tesaloniki. Ugira icyo ujyana waba wa Tesaloniki babandi baba muri Bibiliya cyane se siho waba wabyo. Ubugira iki? Amagambo menshi yose abava mu Kigiriki. Nuko Tesaloniki amufatiye mu rupangu rwe akamusanga arimo kwinukiriza inkweto bari basize hanze ngo zize mu mwuka mwiza. Ariko ikigaragara cyo aba nabo banutsaga inkweto. Ese kumutsa inkweto ubu umuntu yaraka n'umunyamafuti. Mafuti gute se? Nusejyaga kumva niba zinuka. Ako ni inzanga nawe. Ni inzanga nyine. Umugabo imyaka 28 ngo iyo ntabwo ari inshuro ya mbere uwo mugabo afata yavogera ingo z'abandi ajyanye no kwinukiriza inkweto zabo. Uwo muturanye ngo yahise ahamagara polisi yatuvogereye. Ariko ikigaragara cyo uyu muturanye nawe yaranutsaga kugira ngo se agenda avuga ati barabarandenze kugira ngo yari gukora iperereza ry'iki ku bantu banutse inkweto mu mudogodo cyangwa yari mu bushakashatsi. Ngo polisi ikimara kumufata yamushyikirije urukiko rwa Tesaloniki nyuma yo kumva imyiregurire ye ndetse n'ibyo abatangabuhamya bavuga, rumuhanisha igihano cyo gufunga ukwezi muri gereza gisubitse no kuzamara imyaka 3 yigerageza. Imyaka 3 atarongera kujya kwinukiriza mu maturanyi. Yabikuragamo umwuka ahumeka. Ari mu rukiko uwo mugabo yagize ati sinzi icyatumye mu by'ukuri nisanga nkora igikorwa kigayitse nk'iki. Ndumva kineye isoni. Nanjye ubwanjye ndumva nigaye. Nzasaba ubufasha kugira ngo ibi bimbaho bitazongera kurushaho kuba ukundi kuri we. Yemereye ko ibikorwa bye bibi ndetse abisabira n'imbabazi. Aravuga ati ngiye mu mbabarire nakoze ikosa. Yongera ko nta muntu yari agamije kugirira nabi binyuze muri ibyo bikorwa bye. Akaba yaragamije iki? Abaturanyi be nabo bahamya ko atigeze abahohotera mu bundi buryo, ariko ko babangamirwa n'ibyo bikorwa bye bitangaje. We yazanwaga no kumva ko inkweto zinuka gusa, iyo yumvaga zinuka cyangwa zitanuka yitaga yigendera. Ntumugore. Akabaza gusa sabazimu tuvugisha ukuri. Ntabazimu. Umuntu muzima akagenda akajya mu gipanga akihumuriza agataha. Umwe mu baturanyi yagize ati numvishe bindenze njya kuri polisi. Bambwiye ko nzahamagara 911 ninongera kumubona yinukiriza inkweto. Ubwo nakomeje gucunga ku munsi wa 3 abaragarutse. Mamagara polisi iraza iramufata. Imufata ari mu gikorwa cyo kwinukiriza. Aho ngaho kuri noze nyine. Kuri set. Ari hari. Yunamye yafashe urukweto rwa mbere. Sino kujya kumufata iwabo ati bagushinje. We bamusanze ku gikorwa. Vuga ati kiraguhama. Singibi. Urumva iramufata ari ku gikorwa. Kandi ntiyigeze agaragaza imyitwarire yo gushaka guhangana
mu gihe undi muturanyi yari amubajije igituma akora ibyo bikorwa yamusubije ko bimufasha kumva ubuzima bwe. Bimufasha kumva ubuzima bwe. Bimufasha kumva ubuzima bwe bumeze neza. Numva namufasha kureka ibi bikorwa. Nyine we bikora kugira ngo ubuzima bwe yumve ko ubuzima bumeze neza. Ibi niyo papa sinyine kujya we yo yumvishije urukweto runuka cyangwa rutanuka. We yumva ubuzima bwe buri kugenda neza. Ndabyumva. Niyo mpamvu yanazaga buri munsi. Umuturanyi wamutangiye ikirego mu rukiko yavuze ko yari amaze kumufatira iwe yinukiriza inkweto inshuro 3 zitandukanye, mu gihe abandi baturanyi harimo abavuze ko bamaze kubona igihe gisaga amezi 6 yinukiriza inkweto zabo. We nagahe gato kuko abandi bazi. We ni kwa kundi ngo ayo bajyaga bavuga ngo iki mu Kinyarwanda ra ngo wowe uravuga ngo wowe uravuga ngo twebwe twariyakiriye uvuga batarabona. Mbese ntabwo yigeze abimenyera iminsi 3 ariko ntacyo wenda yakemuye ikibazo. Ariko umugabo wafashwe yinukiriza inkweto z'abaturanyi be abajijwe na polisi yagize ati, ndabizi ko ubu ari uburwayi, ngiye gukora ibishoboka kugira ngo nongere kumera neza. Ni uburwayi. Hako ni n'uburwayi kwifata ukazinduka ukajya mu baturanyi mu gitondo cya kare wakaniye oya ahubwo kwifata ukabyuka, wamara kubyuka ukambara ugakaraba, wamara gukaraba ukabrosa, wamara kubrosa ugafata ishati, ugafata n'ipantaro, ugafata n'urukweto, ukataka abaturanyi ugiye kwinukiriza inkweto kuko zo uburwayi. Ariko hari ahantu yagera akinukiriza agahita kwera kubera bitewe vakurayo afashe yuriya muntu imaze nk'iminsi 5 ayambara yahita yiruka. Hari abantu barwara. Jewe hari ahantu nigeze kujya urumva umujene akuramo inkweto, twari turi mu nzu kwa kundi muvuga ngo tugiye guhurira ahantu urumva, turagenda tumutangayo turinjira, tumarije kwinjira tutangira gusuka, tuganire dupiza story ubwo dutegereje uwinyo kwaza aje yakuyemo inkweto twese duhita dusohoka tumusigira inzu. Turamubwira ati rero iwowe n'inkweto zawe muganire muri iyo nzu, twebwe tugire kuba tuganira. Byari bikabije kugira ngo yatake ikiganiro yaragiye akaraba ibirenge inshuro 4 kugira zice n'amazi anatandukanye akura haya mbere yiyinyuguza inkweto twese tugenda tuzijugunya epfo y'inzu. Hari abantu banutse inkweto. Uwo muntu rero uriya mugabo yamugeraho. Noneho ubuzima yashakaga yari kwitaba. Ubu wenda aho byari gake. Byari gake. Yagendaga akarebaho kongera akagaruka. Akigendera. Akareba. Gusa ngo mu burwayi hari n'abantu barwara kunutse inkweto. Ura n'ibyuya mu birenge. Ahubwo ikibazo ni ukuntu umuntu amenya yuko wenda ari ubwo burwayi ntakore isuku buri munsi, kandi iyo byiyongera buri gihe kozi bigenda binuka. Uburwayi nuko bugenda uza nk'umuntu ufite icyo kibazo akanga koga, akanga kujya yoga wenda nko mu gitondo ibirenge hameze n'amasocks. Ubwo se nyuma y'ukwezi byari bimeze ukwezi burara abantu bajya bakumara bataragira so bazi bamuzira n'amazi. Hari abantu bagira ngo baciye kubiri n'amazi wavuga turamenye cyane. Hari abantu bameze nk'abarokore ku nzoga, wagira ngo n'abarokore ku nzoga nabo kandi ku mazi. Ako umugabo se tumushimye. Nje ntamushima yamenye igituma ubuzima bwe bugenda neza, aracyubahiriza. Atari umugore ngo ahubwo aba baturanyi nibo nanenga
bagize igize ariko kamubaza ikibazo wowe se si no kwikanga ngo mbaza ushobora kwika tekereza umuntu araje inshuro ya mbere ya kabiri ya gatatu nta nubwo akubwiye ngo bimeze bite ushaka guhita wibaza ati aragenzwa no kunyica agiye kumbuka uyu mu rukiko yarivugiye ati ntacyo ajya tubangamiraho araza akinukiriza nyamara kwinukiriza akigendera ko byari bibaye rimwe bibaye kabiri bibaye gatatu ntacyo abatwara babasaga iki se none se ubwo umuntu nk'uwo warega no kukubangamira rega ikigaragara cyo yabajije n'abaturanyi baramubwira ati humura twe atandatu arashize neza abo batandatu boko bamuretse bose bari bagiye mu rukiko nabo ntabwo bo baraje baje kumva ikirego nk'abatangabuhamya barivugira bati twebwe n'ubundi twari twarabimenyereye yazaga akigendera aho ngo ni kwakunda abantu bikeka uwo mugabo rero ntabwo yabeshye nikabayo niko abayo we nicyo gituma ubuzima bwe bugenda neza nk'uko umuntu avuga ati nk'uko umuntu avuga ati njyewe ubuzima bwanjye bugenda neza iyo mbyutse mu gitondo nkinywera agakoma numva umunsi wanjye ubaye mwiza mba numva ndi bwirirweme mfite stamina wakavuga uti ngomba kujya gufata ukavuga ati ngomba kujya gufata agahumuro nako akanuko umunsi ase buriya asigeze avuga ko zinuka kuko izo ntabwo zose zanuhumuraga enye ako mugani ko uko biri kose habaga harimo n'iza giti mu jisho ntabwo byaba n'izimeze nk'iza giti mu jisho ntabwo muzira amazi kandi muzira amazi kandi ikigaragara cyo iya muzira amazi nayirimo we yabamo kuko ntiyabura ngo ubushakashatsi ngo bwagaragaje ko ngo inka nazo zigira ababesto zirakundana none se ubushakashatsi bwakozwe n'inka ubwo bushakashatsi bwakozwe nande abashakashatsi ariko bakora ubushakashatsi burakorwa no ku nka se no ku bimera bakavuga bati ubushakashatsi bwagaragaje ko ibishyimbo nabyo bigira abasheri bikunda umuziki ngo bikunda umuziki nubwo ingurube zo kwa Sina Gerard ngo nizo zikunda umuziki wamenya impamvu ngo batarazicurangira ngo zirarira ngo zifite na DJ uhembwa ku kwezi uza agacomeka imashini agasetinga ibyuma agacuranga umuziki yamara gucuranga umuziki ingurube zikumva zigasunda ingurube zishimye ziba zishimye zigasunda zamara gusunda zikishima nyine zigahita zisinzira DJ yarangiza akazinga ibyuma bye agataha yagera iwabo bati se DJ uriya munsi wakoreye tinakoreye mu ngurube ariko akazi kose ni akazi akazi kose ni akazi mfa kuba kaguhemba buriya ngo hari umuntu ufite akazi ko guca inzara ihene we ni wa mwihariko we yicira inzara ihene gusa no kuzikona niryo soko ryereye kuzikona no kuzikura amahembe ifitiye umwuga we umwihariko we ni ihene nicyo kinakoreraho kazimana gusa safata note zishyushye ubundi bushakashatsi mfite ubushakashatsi bubiri uno munsi ariko ntacyo wenda ngo gusomana dukunda byatangiye ari uburyo bw'isuku isuku icyo nibajije ninde wasukuraga undi hari hawe iki se kugira undi asukura nyine bishobora kuba bigaragara ko bitangira wabonaga umuntu afite akantu k'umunwa umuhagararanye uri umuhungu nawe ari umukobwa ukamwegereza umunwa wawe ukamusukura none izo nkuru ziri kwinubita ziri kunshimisha iya mbere ati inka nazo ngo zagiraga ngo zigira ababesto iya kabiri ati gusomana byari uburyo bw'isuku hari ikintu babivugaho njyewe icyo mvuga njye ndi kwibaza gusa uburyo bw'isuku mu gusomana byazagarutse suba
gusa njye ukajya uhura n'umukobwa yisize akaruje hano kenshi hano ari gakeya ukavuga ati kankuringanirize vayo nkanagurire ngwino nkanagurire watatse kare. ubu buryo bw'isuku bugaruke. ubwo buryo bw'isuku ariko ikibazo bamaje kubigira hari kera byamukunda ntabwo byabaye bamaje kubikaza. ikigaragara cyo kera byabaga byoroshye. urumva ukaba waca nko ku mugore wa meya afite akantu avuye nko kurya akabiswi hari akavungukira. umuntu wakoze ubwo ubushakashatsi we ngo uburyo bwo gusomana bwari uburyo bw'isuku. ukaba waca nko ku mugore wa meya avuye nko kurya akabiswi akavungukira kakiri ku munwa ugahita umwegereza ugahita umuhanagurira. ese kumuhanaguza ubundi bamuhanaguzaga undi muntu. gusomana byari uburyo bw'isuku. urabona icyo wari uhereye uvuga kunka urumva nese n'izwi by'inkangu inkangu igira ababesto. inka igira amabesto uri inyamaswa nazo zirakunda. bigaragara ko rero bari guca ububesto ku nka. ntabwo babuca bari kubuca kuko ruriya habaga hari nk'urwuri rwo kwa Kalisa n'urwuri rwa Karori. noneho inka zikajya zigahura ku idamu zigiye kunywa zigiye kuhirwa. urumva aho ngaho wenda niho ababesto babonaniraga. none ubu ngubu bari gushyiraho ibiraro. saba besto ntibagiye guca ububesto bw'inka. ariko se inka iba yonyine mu kiraro. Nese niba yari besto wo kwa Kalisa no kwa Karori izo kwa Kalisa zikaba zigiye kujya kwayo zizongera guhurira mu bifu by'abantu. Situation ituma ubwo nyine gahunda zihinduka. ubwo nyine abakunzi bazaba batandukanye. suzi ko nk'ubu umuntu aba afite inshuti ugasanga igiye mu gisirikare ukayibura. oya higiye mu gisirikare ntago bugikoze. ubu ni se abagiye ngo muzagaruka mubonane. higiye mu gisirikare ntago bugikoze. banza wumve icyo ndi kuvuga. umuntu bibaye ngombwa ko ava ahantu hamwe ajya ahandi. muratandukanye ntago mugiye kugumana. ku bantu no ku nka biratandukanye. nose se hari ubwo zizongera. iyi nka bona ntago ziba zizongera guhura ariko abantu barahura nyuma wenda nyuma ariko ubu urumva none se uza guteza itabura ubundi. aba besto zese zahurira kireze kwa kundi baba bagiye cyanashoboka ariko ura nta kidashoboka. gusa icyo nzi nuko n'inka kuba zifite inshuti ngiye ntabwo kuko buriya n'inyamaswa imico suzi ko tubarirwa mu nyamaswa. uzarebe inyamaswa bita inkende. hari inkende z'ubwoko bwinshi. iyo zicaranye gutya ziba ziri guhana udukeye urabizi. hari igihe iba yishari yindi nyine ahubwo ngicyo noya niyo ari umwana wayo cyangwa uzarebe nyine usanga iri kuyikora mu matwi yikora mu ntuze nyine yikomba nk'uko nguko. byanga bikunda n'abantu niko byahoze nyine abantu ari inshuti nyine babana mu rukundo rwa hafi kuko bura abantu ubu ntabwo bakibana kuba n'ugusanga umwe yagiye gukorera aha undi yagiye gukora nyine ntabwo baba bari hamwe. bakuze ari nk'inyamaswa ziba ari groupe niba ari nk'umuryango tuvuge ugasanga ari nk'umuryango w'inyamaswa nk'icumi cyangwa 15 ziba ziri kumwe. ntabwo usanga imwe ngo yaragiye ngo gushakira aha indi yaragiye gushakira aha urumva. nyine usanga ari ziba ziri ahantu hamwe. byanga bikunda rero n'abantu kera ushobora kuba ari abantu babaga bari close nyine. ahangaha ku byo gusomana nyine ku byo gusomana nicyo ndi kuvuga yuko abantu kera byashoboka yuko wenda bari close cyane ku buryo nyine babanaga ku buryo icyo kintu kugikora nk'ubu ugikoze amayinga ishyano none se bagufunga. nyine ikigaragara cyo kera habagaho sinjya ntekereza umuco wo mu Rwanda barambaraga nyine nibyo mvuga ugaca ko biriya bintu iyo mbitekereje abana bambaraga barakuze. iyo mbitekereje mpita nshima Imana yankizaho ubu ngubu. tuvuga ati Imana ishimwe ko navutse gusa byari byiza Mana. wa mukecuru yaratubwiye icyo gihe twari twagiye kwa Karega aratubwira ati rero kera bisigaga amavuta y'inka bigeze aho wajya uyisiga bikaba icyaha wajya mu banyeshuri. ariko ngo hari igihe cyariho hari igihugu cyose nyine urumva niko niyo bari bwisige kimushye yego
nyine nta rwikeko ruri buzemo mu bana. Waba wisize ki upfa kuba nyine nta mavuta y'inka bisigaga bose, ariko ubu ngubu ni ukujya mu ishuri wisize amavuta y'inka ntawakwicarana nawe. use wayisiga Ese wayisiga nyine. Rero icyo gihe njye numva byari byiza. ubwo baratubwira Kwiyambarira ukiyambarira agashabure hejuru ntiwambare. Cyakoze abari byari bitangaje. kadushimire uwo dukurikiye. shimira abantu unasoza. Shimira abantu bakunda abiri, abakunzi babiri, abantu bakoze subscribe cyane tubashimire. Ukora utuntu twa like na comment ura na share natwo n'utw'ingenzi. Dushishikariza no gukora subscribe kundi muntu wese waba ureba video gutya ntamenya ngo bakanda hehe, aho hasi asige ukajya ubona ama video yacu buri munsi.